bwoko bw'Imana turabashuje mwese mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana muri iki gitondo yuko turamutse turi amahoro. Turashima Imana icyumweru cyatambutse, Imana yabaye mu ruhande rwacu, Imana yabaye mu ruhande rwawe, kuburiho kuburi muzima, ni neza y'Imana. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ni neza y'Imana yakugiriye ku buzima bwawe, ni neza y'Imana yatumye wongera kuramuka. Turashima Imana rero kubw'iki cyumweru dutangiye, turashima Imana yuko twongeye kuremerwa umundi munsi mushya kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwugenderemo. Imana yacu ishimwe cyane. Bwoko bw'Imana rero muri morning glory cyangwa intego y'iki cyumweru muri morning glory tuzavuga ngo ese wakora iki kugira ngo Imana ikwishimire. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo wowe muntu wamenye Imana, wowe wamenye agakiza k'Imana, niki wakora kugira ngo muri urugendo Imana ikwishimire. Imana yacu ishimwe cyane. Reka tubanze tujye imbere y'Imana dusenge. Mana turagushimye, data tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru, wabaye mu ruhande rwacu, Mana waraturinze icyumweru cyatambutse, Mana twabonye neza yawe, Mana twabonye ukuboko kwawe, Mana twabonye kugira neza kwawe. Data turagushimye kuko turi amahoro, Mana turagushimye suko ibibunza ubuzima bwacu bidahari, suko ibitunaniza bidahari, suko ibishaka kutubuza mwami Mana data wera Israel ubugingo bidahari, suko mwami Mana data ibishaka kutwizingirizaho muri urugendo bidahari. Ariko turagushimye kuko watubereye Imana, kuko watubereye ubuhungiro, kuko watubereye ubwugamo. Mwami ijambo ryawe ryaratubwiye muri Zaburi data ngo mutima wanjye wimagararamo data wera Israel ngo ahubwo utegereze umukiza. Mwami ndagushimye wera Israel suko ibigeragezo n'amakuba bidahari ku mukiranutsi, ariko mwami Imana data wera Israel turagushima kuko uduha umutima wo kugutegereza, turagushima kuko uturengera mu bigeragezo, turagushimye mwami kuko uduha imbaraga uko bukeye n'uko bwije kugira ngo turusheho mwami Imana data wera Israel kujya imbere. Mana tuguhaye icyubahiro kubw'iki gitondo, duciye bugufi Uwiteka Imana nyiringabo. Mwami tuzi yuko Uwiteka mwami ibitubuza mwami Imana data cyangwa ibitunaniza, ibishaka kutwanduza muri urugendo ni byinshi, ariko mwami turakwinginze muri iki gitondo twishimire, muri iki gitondo tweze. Mwami reka amaraso yawe y'igiciro cyinshi wamenye ku bwanjye, wamenye ku bwa runaka, mwami muri iki gitondo yongera tweze ukuboko kwawe mwami Yesu kube ku buzima bwacu. Mana turengere muri iki gitondo, ngwino uvugane natwe papa, ngwino twiyereke mwami, ngwino nyagasani data wera Israel uvugane n'ubwoko bwawe. Mana ngiye nta kintu navuga, ariko mwami ndakwinginze reka nkubere igikoresho kizima muri iki gitondo, reka nkubere nyagasani data wera Israel uwo kwishimirwa. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe mwami ari byo bimbaho. Ndagushimiye mwami wanjye data wera Israel, icyo wifuza ku bwoko bwawe nuko bishimirwa, icyo wifuza ku bwoko bwawe nuko uhora utwishimira mu izina rya Yesu. Reka iki cyumweru mwami kizaba icyumweru cy'umugisha, kizaba icyumweru cy'imbaraga, kizaba icyumweru cy'ubutsinzi, kizaba icyumweru cyo kugendererwa, kizaba icyumweru cyo guhura nawe, kizaba icyumweru cyo kwishimirwa, kizaba icyumweru mwami Imana cy'ubutsinzi ku buri wese. Mana turagushimye data tuguhaye icyubahiro, urakoze byiringiro bizima, urakoze kuko uri kumwe natwe, urakoze kuko mwami Imana data utwishimiye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen, amen, amen. Igitondo cyiza bwoko bw'Imana rero twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri iyi morning glory. Turabizi neza yuko iki cyumweru kizaba icyumweru cy'umugisha, turabizi neza yuko ari icyumweru cy'ubutsinzi kandi ari icyumweru cy'imbaraga. Tuguhaye ikaze rero aho waba uherereye hose, aho waba udukurikira, waba uri mu Rwanda, waba utari mu Rwanda, waba uri kure, waba uri muri continent zose isi ihere zigize isi, wese tuguhaye ikaze muri morning glory. Imana yacu ishimwe cyane, Imana ibagirire neza kandi Imana ibishimire. Iki cyumweru dufite intego nziza kandi Imana yaduhaye, ndetse intego Imana yifuza kubwira ubwoko bwayo iravuga ngo ese wakora iki kugira ngo Imana ikwishimire. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, icyo waba uri cyo cyose, ariko ikintu muri uru rugendo cyangwa umukristo urasabwa kwishimirwa n'Imana.
Imana yacishimwe cyane. Urasabwa kwishimirwa n'Imana. Ubuzima waba urimo bwose, waba uri ufitiye title, haba mu buzima busanzwe ndetse no mu bwami bw'Imana, ariko urasabwa kwishimirwa n'Imana. Imana yacishimwe cyane. Ndagira ngo dusome mu gitabo cya Zaburi 44 ku murongo wa 4. Zaburi 44 ku murongo wa 4. Zaburi 44 ku murongo wa 4 haravuga ngo, kuko atari yabo nkota yabahaye guhindura igihugu, kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo wo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Ndasubiramo Zaburi ya 44 ku murongo wa 4 haravuga ngo, kuko atari yabo nkota yabahaye guhindura igihugu, kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo wo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Imana yacishimwe cyane bwoko bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni indirimbo ya bene Kora. Bavugaga ku bwoko bw'Abisirayeli, bavugaga iby'Imana yakoze ku buzima bwabo. Babonaga yuko Imana yabagabije ubwoko bwari bukomeye cyane, bufite intwaro ndetse bwari bufite imbaraga, ariko Abisirayeli babagiraho ububasha, ahubwo Abisirayeli barabatsinda ndetse bafata ibihugu ndetse barabihindura. Ndagira ngo nkubwire ngo si imbaraga zabo, si uko bari bakomeye, ahubwo nuko Imana yabishimiraga. Inshuti yanjye bwoko bw'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ni kwishimira, Imana izaguhindura umuntu wo kwifuzwa. Imana ni kwishimira, Imana izaguhindura igikoresho cyayo. Imana ni kwishimira, uzasumba amahanga yose. Imana ni kwishimira, uzabura umuntu udasanzwe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nkwibutse abagabo 12 bagiye gutata mu gihugu cy'i Kanani. Mose yari amaze kubatuma, barimo umugabo witwaga Caleb na Joshua. Abo bagabo ndabakunda cyane, ndetse ndabakunda n'umutima wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo aba bagabo bari bafite amaso y'abandi badafite, bari bafite gutekereza uko abandi bantu badafite, ariko nta kindi kintu nuko bari baramaze guhishurirwa ibanga ryo kwishimirwa n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ni kwishimira, uzabura umuntu udasanzwe, uzabura icyitegererezo, uzabura umutsinzi. Nta gihugu na kimwe cyangwa nta shanga na rimwe rizaguhagarara imbere. Ndimo ndavuga ngo abanzi bawe ntabwo bazagutsinda, ibikurwanya ntabwo bizagushobora, ibiguhiga ntabwo bizakubona, kuko Imana ikwishimira, uzabura umutsinzi. Joshua na Caleb bagiye gutata n'abandi, ariko bageze mu gihugu basanga babona ingabo z'icyo gihugu zari ingabo zikomeye cyane. Bibiri ivuga ngo bari abasirikare b'ibihanda, bari abasirikare bakomeye cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo abagabo 10 inkuru bazaniye Mose inkuru y'incamugongo. Baravuga ati, abagabo twabonye ni abagabo tudashobora gutsinda, ni abagabo tudashobora kunesha, ni abagabo tudashobora kurwana nabo. Ariko Joshua na Caleb bari abagabo bo kwizerwa, bari abagabo bomatanye n'Imana, bari bazi ko Imana yabavuzeho i Kadeshi n'i Baruneya. Barangije baravuga ngo Imana yacu niba itwishimira. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana niba ikwishimira, abanzi bawe uzabatsinda. Baravuga ngo Imana niba itwishimira, abagabo twabonye tuzabarya nk'imitsima. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, iki gihe ni igihe kigoye cyane, ariko kirasabwa kwishimirwa n'Imana. Muri uru rugendo uyu munsi urasabwa kuba Imana ikwishimira. Muri uru rugendo rw'agakiza urasaba kuba Imana ikwishimira. Nshuti yanjye, Imana ishimwe cyane. Turimo turavuga ngo ese wakora iki kugira ngo Imana ikwishimire? Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere uyu munsi tugiye kuganiraho ni ukwihana. Nshuti yanjye, igihe cyose uzabaho ubuzima bwihana, igihe cyose uzabaho ubabazwa n'icyaha cyawe, igihe cyose uzatunga umutima wihana, ndagira ngo nkubwire ngo Imana izakwishimira. Yesu ashimwe cyane.
urasabwa gutunga umutima wihana, urasabwa gutunga umutima wo kwicuza icyaha cyawe uba wakoze. Abantu benshi uru rugendo barugize akamenyero, abantu benshi muri uru rugendo abantu babigize formalite. Ndagira ngo ubwire ngo mu bwami bw'Imana ntabwo ari uko bimeze. Urasabwa kubaho ubuzima bwihana, urasabwa gutunga ubuzima bw'isuzuma, urasabwa gutunga ubuzima bw'ikebura, urasabwa gutunga ubuzima bwo kwisuzuma buri segonda. Bibiliya tubwira ngo Yesu yaratubwiye ajya kugenda, muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Bwoko bw'Imana, kugaruka kwa Yesu Kristo nta muntu ukuzi ndetse umunsi cyangwa igihe, ariko urasabwa gutunga ubuzima bwo kwisuzuma, urasabwa gutunga ubuzima bwo kwihana. Ndagira ngo dusome ku urugero ruri muri Luka ibice 15. Ntabwo turi buhasome hose, ariko ndagira ngo dusome ku mugani w'umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara yabayeho mu buzima, arangije igihe kiragera. Umugabo yari afite abana babiri, ariko abana babiri umutoya cyangwa umuhererezi arangije abwira se, amusaba umugabane we. Bibiliya tubwira ngo ajya mu gihugu cya kure, mu yandi magambo ajya kure ya se, mu yandi magambo ava mu mutima wa se. Arangije afata inzira, he fled, aragenda. Arangije ise amuha umugabane wiwe, ariko igihe cyarageze, igihe kiragera, hatera inzara iba nyinshi. Wa mugabane we arangije arawurya arawumara, inzara iramwica. Abaho mu buzima bwo gukora, bwo gushumira abandi. Mu yandi magambo abaho mu buzima bwo kuba inzererezi. Ariko igihe cyarageze, aribwira ati kwa data hari byose, kwa data nzi yuko nta kintu babuze, ahari niyo nagenda barangiza bakangira umushumba, bakangira umukozi wo mu rugo, nazajya mbona icyo ndya. Reka dusome Luka ibice 15 ku murongo wa 32. Niho honyine turi busome kubera igihe. Luka 15 ku 32 haravuga ngo, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Imana yacu ishimwe cyane. Aya yari amagambo y'umubyeyi yabwiraga umwana mukuru. Umwana mukuru yasigaye mu rugo, ndetse yishimirwa na se, ndetse abaho mu buzima buragira umukumbi wa se. Ariko arangije umunsi umwe yaragarutse mu rugo avuye kuragira, arangije yumva mu rugo kwa se habaye pate. Kumbe mwene se murumuna we yari yaje, ise aramubagira. Arangije aramwishimira, akora amakoraniro, ahamagara inshuti, ahamagara abaturanyi, arababwira ati umwana wanjye yari yarapfuye, umwana wanjye yari yaragiye kure, umwana wanjye yari yarabaye ikirara, ariko ndagira ngo babwire ngo uyu munsi yagarutse mu rugo. Ndagira ngo nkubwire ngo uko niko bumeze nk'ubuzima bw'umukristo. Ubwo buzima twabugeranya n'ubuzima bw'umukristo wagarutse mu rugo kwa se, wagarutse mu bwami bw'Imana, wicujije ibyaha byiwe, yarangiza Imana ikongera ikamwishimira. Uko niko umubyeyi nawe yishimiye umwana wari warazimiye. Uko niko na data atwishimira iyo twagarutse mu buntu bwe, iyo twicujije, iyo twihannye, iyo twiyambuye imirimo y'akabere, iyo twiyambuye ibyaha, iyo twiyambuye ibitubuza kugera ku ntebe y'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo baho ubuzima bwo kwihana, baho ubuzima bwo kwicuza ibyaha, nibwo Imana izakwishimira. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwana yarisuzumye, uyu mwana yitekerejeho, arangije aravuga ngo kwa data nta kintu nari mbuze, kwa data ibintu birahari. Yarabayeho ubuzima bw'ubuzererezi. Uko niko iyo twagiye kure tubaho imbere y'Imana. Iyo twacumuye niko tubaho. Iyo twacumuye tuba twagiye kure y'Imana. Ariko igihe cyose iyo twongeye kugaruka, tukongera tugaca bugufi, tukongera tugasaba imbabazi,
imbabazi, Kristo aracyadutegeye amaboko. Imana turacyari mu gihe cy'imbabazi, turacyari mu gihe cy'ubuntu, kandi icyo gihe kirimo kirashyira, kandi icyo gihe kirimo kirarangira. Ariko icyo ni igihe cyawe cyo kwisuzuma, ni igihe cyawe cyo kwitekerezaho, ni igihe cyawe cyo kwisobanukirwa, ni igihe cyawe cyo guhora wisuzuma, ni igihe cyawe cyo kongera kugarura ubusabane nawe n'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Bwoko bw'Imana, uyu mwana yitekerejeho. Uko niko n'umukristo iyo yisuzumye. Bibiliya tubwira nyuma yo kwisuzuma, nyuma yo guca bugufi, nta rubanza imbere y'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo icyo nicyo kizatuma wishimirwa n'Imana. Niwisuzuma, niwikebura, Imana izakwishimira, uzongera kugaruka mu bwami bw'Imana, uzongera kugaruka mu mukumbi w'Imana. Bibiliya tubwira ijambo ry'Imana muri aya ngo abanjye ndabazi ndetse bafiteho ikimenyetso. Bwoko bw'Imana, Imana iz'abana bayo, abana b'Imana bariho ikimenyetso, abana b'Imana bariho inkomanizo, abana b'Imana bariho amaraso ya Yesu Kristo. Ndagira ngo ubwire ngo iki cyumweru tuzabane, tuzige niki gishobora gutuma Imana ikwishimira. Icya mbere turavuze ngo ni kwihana gutuma Imana itwishimira. Iyo twisuzumye, Imana iratwishimira. Iyo twihannye ibyaha byacu tukicuza, tukaza imbere y'Imana tugasaba imbabazi, amaraso ya Yesu Kristo aratweza akadutunganya, tukabaho ubuzima bwo kuzinuka icyaha. Imana iratwishimira. Imana ikwishimiye muri iki cyumweru. Turimo tufite intego ivuga ngo ese nakora iki, ese niki kugira ngo Imana ikwishimire. Tuzabane muri iki cyumweru. Ni icyumweru cy'umugisha, ni icyumweru cy'imbaraga, ni icyumweru cy'ubutsinzi. Kubaho kw'Imana kube ku buzima bwanyu, kandi iki cyumweru kizaba icyumweru cy'umugisha ku buzima bwawe. Imana izarinda intambwe zawe, Imana izayobora akanwa kawe, Imana izayobora umubiri wawe, Imana izayobora ibitekerezo byawe, Imana izagendane nawe, Imana izaguhuze n'umugisha wawe. Mana turagushimiye, data tuguhaye icyubahiro. Duciye buwongeye twongeye guca bugufi Mwami kubwa buri wese uri bwumve rino jambo. Ndakwingiza Uwiteka Imana ikomeye. Mana weze ubuzima bwe, weze ubugingo bwe, weze ibitekerezo bye, weze Mwami Imana data wera wa Isirayeli ibiganza bye, weze umubiri we, weze amaso yiwe, weze akanwa ke Mwami. Ndakwingize muri iki gitondo, nsabiye imbabazi buri wese Mwami wumva rino jambo Mwami, kugira ngo yongere kwishimirwa imbere yawe. Umuhe imbaraga zo kwisuzuma, umuhe imbaraga zo kuzinuka icyaha, umuhe imbaraga zo kubaho mu buzima bw'umudendezo, umuhe imbaraga zo kugendera hejuru y'icyaha mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye iki cyumweru Mwami, uzatugenerere, uzavugane n'ubwoko bwawe. Iki cyumweru kizaba icyumweru cy'ubutsinzi no kunesha mu izina rya Yesu Kristo, kandi dusenze twizeye. Amen. Shalom shalom. Imana